None tuyagatandatu Mata turahimbaza Mutagatifu Marcelin wikunanye Dani iyo ni Lumen TV. Igihe abami b'Abanyaroma batetezaga abakristo, hari abakristo benshi bagiraga ubwoba bagatura ibigirwamana ibitambo n'ubwigenge bwa roho zabo bakapfusha ubusa, bagapfa kuri roho kubera ubwoba bwo guhamya Kristo, bakemera kuba ibigwari ku mugaragaro, kandi muri abo babaga ibigwari harimo n'abapadiri bahakanaga Kristo. Ubwo rero igihe Kiliziya isubiranye amahoro guhera mu mwaka 313, igihe hari itangazo rya Milan ryabuzaga kongera gutoteza Kiliziya, hibazwaga ikibazo gikurikira: ese ni ngombwa kongera kwakira muri Kiliziya no mu basaserodoti abari barihakanye kwemera kwabo kubera gutinya kwicwa? Abadonatisiti bayobowe n'itwaga Donati bahitaga basubiza bati oya. Mu myaka ya za magana rero abigisha b'inyuma bitwaga abadonatisiti bari bamaze gukwira cyane muri Afurika ya ruguru. Mutagatifu Marcelin yabayeho mu gihe cyabo, yari umukristo wubatse, yaraziranye na Mutagatifu Agustin wa Hipona. Uyu Agustin wadutekereje ibye atubwira ko Marcelin yari umukristo wiga iby'Imana, witonda cyane, ufite kandi umwete wo kwiga iby'Imana no kubikurikiza akomeje. Igihe Kiliziya ihisemo kugira impuhwe abagarukiramana, abo badonatisiti bahisemo kwiyomora kuri Kiliziya bashinga idini yabo. Mu myaka 100 nyuma y'itangazo ry'amahoro y'i Milano, muri Afurika hari hakiriye abatsimbaraye mu kutakira abagarukiramana. Icyo gihe umwami w'abami Honorius yategetse Marcelin guhuriza hamwe abagatolika n'abadonatisiti kugira ngo hagaragare ufite imyemerere inyuze mu kuri. Marcelin icyo gihe yari umutware wa Wikaritaje ategekera abaromani. Marcelin yari umuntu wari warize amashuri menshi, azi ubwenge cyane. Mutagatifu Agustin yamwandikiye ibitabo byinshi kugira ngo asubize ibibazo Marcelin yibazaga. Kimwe muri ibyo bitabo kivuga ku ibabarirwa ry'ibyaha. Iyo nama Marcelin yayikoresheje muri 10. Abagatolika batsinda impaka rwose, batsinda abadonatisiti, berekana neza aho kuri Yezu Kristo yabigishije guherereye. Marcelin abaye ucurwa rubanza. Abadonatisiti baratsindwa. Marcelin yaciye iteka yuko batazongera kwigisha amafuti yabo. Babirenga ariko bakomeza kwigisha. Marcelin ashatse kubahana, Mutagatifu Agustin amwandikira ibaruwa yo kwimubuza. Abadonatisiti rero bamurwaye inzika. I Roma ingoma zindi imirishyo, Marcelin aranyagwa. Abimye ingoma baba inshuti z'abadonatisiti. Abadonatisiti bafatisha Marcelin kugira ngo bihorere. Baje kumurega kagambanira umwami w'abami, nubwo Mutagatifu Agustin yabyitambitsemo ndetse akandika igitabo yise Umurwa w'Imana kugira ngo amurengere, ariko ibi byose abadonatisiti baje kumwicisha hamwe na mukuru we wari umucamanza. Ariko rero iryo teka ryo kumwica ryari ryaturutse ku mwami mushya w'Abanyaroma. Abimenye anyaga umutware yari yagabiye Wikaritaje, aje iteka rihuje n'iryo Marcelin yari yaciye. Abadonatisiti bishyura ubugome bwabo, nabo barahanwa. Twizihiza Mutagatifu Marcelin Wikaritaje ku itariki ya 6 Mata. Mutagatifu Marcelin udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza Mutagatifu Marcelin kurya bw'umwihariko namwe inshuti z'Imana kandi bana Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.